indirimbo zitandukanye zirimo ingi yitwa No One Like You, Chop My Money, Beautiful Nyinye, Personally, Collabo, Alingo. Izi ngizi ni izitsinda P-Square, zimwe mu zo bakoze abakunzi babo twakunze cyane mu myaka yatambutse. P-Square ryabaye itsinda ry'abagabo babiri b'impanga bashyuhije abakunzi b'umuziki wa Afrika mu myaka yashize, maze bikagera kure kugeza ubwo n'abazungu ndetse n'abandi banyamahanga benshi babakunze. Umuziki wabo uragenda urakundwa, uzamura izina rya Afrika. Umuziki wa Nigeria ho biragenda bihinduka ibindi. Iri tsinda ryabaye urugero rukomeye, rinabita fari rikomeye cyane ku muziki wa Nigeria, dore ko nyuma yabo abandi bahanzi bakomokaga muri kino gihugu kuvuga yuko bakomoka muri Nigeria ari ibintu byari byoroshye. Bati turaho muri Nigeria kwa P-Square. Uyu ni nawo umurage munini cyane wabo kurenza indi yose mu byo bajya bavuga bakoze kandi bishimira. Iri tsinda rya P-Square nubwo ari ry'impanga, rikaba ni ry'abantu bavukana, ariko nyamara ryaje kugirana ibibazo bikomeye, rimwe bagatandukana ubundi bakongera bakihuza. Aho kugeza ubu harimo haravugwa yuko n'ubundi mu mubano wabo harimo urunturuntu. Uku gutandukana kwabo ni ibintu byatunguye benshi mu bafana babo, kubona abantu b'impanga, abantu batangiye kuririmbana bakiri abana, bakamamara bakiri kumwe ndetse bakanagira amafaranga menshi, ariko kandi nyuma bakaza gutandukana, nubwo nyine bongera bakiyunga ariko kandi bakongera bagatandukana. Bano banyamuziki babiri bavukana batangiye bata umuziki wabo, bakoze ibiki mu gihe cyabo, ese bakunze gupfa iki mu buzima bwabo, kandi haba hari icyizere ko bazongera kunezeza abafana nk'uko byahoze, cyangwa amateka yabo azakomeza kwibuka nk'abahanzi baje bavukana bagakora indirimbo zigakundwa bikagera kure, maze nyuma bagatandukana bakongera bakihuza ariko kandi bakongera gusubirana, ibyabo ntibimere nka mbere. Ese ibijyanye n'uko umugore umwe muri aba yaba yarabatandukanyije, ibyo byo byaba bifite ishingiro? Ikaze mu kiganiro amateka yabo cya none, aho uyu munsi tugiye kugaruka ku ya P-Square. Nk'ibisanzwe ukaba ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine. Imiterere y'imbere mu nzu yawe burya inerekana uko utekereza. Ibaze mu nzu yawe hari igisenge kigezweho gikoze kumwe wigeze kubibona ahantu ukabikunda, ariko uti wowe ntabwo byakugeraho. Umva, muri Raguruwar Trading Limited hari promotion idasanzwe kuri izi gypsum boards, aho muri kino gihe uza maze ukatubwira uko inzu yawe wifuza ko ibimeze. Ibyo ngibyo tukabikora mu gihe gito cyane. Uretse ubwiza zino gypsum boards zacu zifitemo, zinafite ububasha bwo kurinda inkongi z'umuriro. Ntabwo zirya umwanya w'inzu yawe kandi zituma hasa neza bihebuje. Usibye n'ibisenge, izi gypsum boards zinagufasha kuba wakubaka ama office cyangwa se ibyumba, kandi rwose bikaba nabyo bisa neza cyane. Nakubwiye kuri promotion ihari, noneho byo ni ibindi. Raguruwar Trading Limited dusanzwe ku Gisozi mu Gakiriro, cyangwa se unadusanga i Remera kwa Rwahama. Yewe wanatuvugisha kuri izo telefone. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1981 nibwo Peter Okoye ndetse na Paul Okoye bavutse, maze bavuka ari impanga. Mbere yuko turenga hano, usanga kenshi gutandukanya bano basore ndetse no kubaha amazina yabo ari ibintu bikunze kugora benshi. Tutaraharenga rero, Peter Okoye ni ukunze kogosha, mu gihe Paul Okoye yari ufite umusatsi wa madrede, ndetse n'umugabo akaba nazwi ku izina rya Rude Boy, aho rino zina ari ryamamaye cyane nyuma yo gutandukana kwabo ku nshuro ya mbere. Abangaba rero babyawe na Josephine Okoye ndetse na Moses Okoye, bafite abandi bavandimwe batanu barimo Jude, Tony, Lilian, Ifeanyi. Aho bangaba bose ku mazina yabo wongeraho Okoye bavukiye mu muryango wihebeye idini Gatolika, kandi mu gukura kwabo batojwe kenshi kujya gusenga. Bamaze kurangiza amashuri abanza, berekeje mu mashuri yisumbuye ahitwa Saint Murumba. Iri ni ishuri ryari rishingiye kuri Kiliziya Gatolika, rikaba ari ishuri se yifuzaga yuko bajya kwigamo. Bamaze kuhagera, club ya rino shuri mu by'umuziki yari ikomeye cyane, abana bakundaga kuririmba, iri shuri ryarabafashaga. Ahangaha rero Peter na Paul bahise baba bamwe mu bantu bafite impano zigaragaza muri kino kigo, ndetse kino kigo kuva ubwo gitangira kubafasha kimwe n'abandi bana. Bahise bagira umushinga wo gushinga itsinda, maze iryo tsinda ryabo barishyiramo n'abandi basore, bose baba basore batanu. Abangaba harimo witwa Enclave, Michael, Melvin, Peter ndetse na Paul. Icyo gihe cyose nubwo babarizwaga muri ino tsinda nabo basore bandi, nyamara kuvukana kwabo birumvikana yuko ari ibintu byatumaga bakorana mu buryo bworoshye. Muri iri shuri riherereye mu gihugu cya Nigeria, iri tsinda ryabo
ryararirimbaga ndetse rikanasubiramo indirimbo zakunzwe z'abandi bahanzi batandukanye barimo nka Michael Jackson ndetse na Bobby Brown. Nyuma rero baje gushaka izina bati ntabwo tuzajya twitwa itsinda ry'abanyamuziki gusa ahubwo dukwiriye gushaka izina, nibwo bahise biyita MMMPP nk'impine y'amazina yabo. Ahangaha ariko babonye yuko rino zina ryabo ari izina rigora benshi, maze hano kuko bakundaga Michael Jackson akaba n'umuhanzi bose bafataga nk'icyitegererezo, bahitamo kwiyita izina ry'indirimbo y'uno muhanzi yakunzwe cyane ariyo Smooth Criminal. Umuhati wabo mu gukunda umuziki watumye batangira kumenyekana hakiri kare, bakazajya bakora ibiraka byo gutaramira abantu batandukanye cyane cyane nko mu bigo by'amashuri, mu tubari ndetse n'ahandi. Abangaba baragiye barakundwa ariko kandi bakundwa cyane mu gace kabo. Mu mwaka w'1999 Peter na Paul baje kubona yuko bikwiriye ko bagira ubumenyi bwinshi ku muziki, maze nk'abantu babanaga banavukana ndetse n'impanga, uno mwanzuro bawuhurizaho. Aba bahise bajya kwiga umuziki. Nyina ubabyara kino gihe yarabafashije cyane ndetse nubwo se atabyifuzaga kuko yifuzaga yuko abana be bakomeza ishuri, nyamara babashije kubikora ku bufasha bw'umubyeyi wabo. Kino gihe rero bize gucuranga piano, biga gucuranga gitari, biga bass ndetse no kuvuza ingoma. Uko ari babiri babaye nk'abatangira kwiheza atari ku bushake bwabo ahubwo kubera nyine ubuzima. Ahangaha rero babasore bandi baririmbanaga babaye nk'abababura. Nyuma yo gutangira gucuranga ndetse n'ibicurangisho byinshi bamaze kubimenya, inganda zikomeye zatangiye kubegera. Injyana zakoreshejwe muri filime nka Toby, Mama Sunday, Moment of the Bitterness, Eva's River ndetse n'izindi, izo ni zimwe mu zo bacuranze. Bamaze kurangiza amashuri yisumbuye ndetse no kwiga ibyo bicurangisho by'umuziki, si yabigiyemo cyane ati bana banjye nubwo mukunda kuririmba ariko kandi mukwiriye kwiga, kandi mukwiriye kwiga ubucuruzi. Subabyara ntabwo yumvaga yuko umuntu ashobora gukira ndetse ko anashobora gutera imbere ari ibintu bivuye gusa mu kuririmba. Kino gihe rero nibwo berekeje muri kaminuza ya Abuja. Iki gihe bagiye kwiga ubucuruzi. Nyuma yaho byaje kugorana yuko ubona abagize rya tsinda bakomeza kuririmbana, dore ko bose bari bamaze kwerekeza muri kaminuza zitandukanye, abandi bo ibyo kuririmba atari n'ibintu bagitekereza. Peter na Paul nibo bari basigaye mu itsinda kandi nta gahunda yo guhagarika muzika bari bafite kuko bari bamaze kwiyemeza yuko umuziki aricyo kintu bazakora nk'umwuga wabo. Ibyo bikaniyongera yuko hari ubundi bumenyi bari bamaze kugira ku bijyanye n'ibicurangisho by'umuziki. Ahangaha rero bahise babona yuko izina rya groupe bakwiriye kurihindura kuko nyine ritari kugumana amazina y'abandi bantu mu by'ukuri batari bakibana. Izina bahereyeho ari babiri ni Peter and Paul, ubundi nyuma baza kubona yuko bidakwiriye batereka twite Double P, nabwo nyuma baza kubona yuko atari izina ryiza ry'ubuhanzi biyita P&P, nabyo barabihindura batereka twite The P's, maze nabyo barabyanga. Bwa nyuma na nyuma baza kuvumbura P Square, bose barihurizaho ndetse bananarikunda, banaryumvishije ababakundaga bati ryo rwose niryo zina mukwiriye kwitwa. Kino gihe nibwo bavuga yuko itsinda P Square ryari rigiye kwiyerekana, rigakundwa, rigakora indirimbo nyinshi, abantu bakarijya inyuma ku rwego rwo hejuru. Nyuma yo kwita P Square bahise babona n'undi muntu wari uhagarariye inyungu zabo. Uyu nguyu nyine akaba manager, akaba yitwa Howie. Uyu yakundaga gutegura ibitaramo kugira ngo azajye bashakira ibitaramo bitandukanye bashoboraga kugaragarizamo impano yabo. Ntabwo byagoranye na gato kuko abantu basore babiri bavukana basa cyane kandi b'impano zitangaje zinigaragaza. Abanyanigeriya barabakunze, barabaririmba, maze bano basore n'ab'igikundiro bari bafite ntibagipfusha ubusa, baragenda bakora indirimbo kandi koko zirakundwa. Mu mwaka w'2001 P Square yatsindiye igihembo cya mbere cyayo cyitwa Grab the Mic. Ibyo ngibyo bituma babasha kubona amahirwe yo gukorerwa album yabo ya mbere. Ino album yabo ya mbere bayise Last Night, maze nyuma y'amezi 3 ino P Square yishyize hanze album yabo ya mbere itibona ikindi gihembo cyitwa Kora Awards. Iki ngiki gihabwa abahanzi bafite umuziki utanga icyizere. Mu mwaka w'2003 P Square yatsindiye ikindi gihembo cyitwa Amen Award nk'itsinda riririmba ijyana ya R&B ryari rimaze kuzamuka rinafite indirimbo zikunzwe. Ntabwo bahagaze kuko bahise bakora album yabo ya kabiri maze bayita Get Squared. Maze ino album akazi ko kuyimenyekanisha muri Nigeria gakorwa n'ikigo cyitwa Tidro, maze ino album iragenda iracurangwa, iranakundwa cyane, inacurangwa ahubwo kuri televiziyo ya MTV. P Square yahitangira kumenyekana haba muri Afrika yose kuva mu majyaruguru kugeza mu majyepfo yayo, byarenze Afrika bigera no ku isi. Indirimbo zabo batangira noneho kuzirimbana n'abahanzi mpuzamahanga.
abarimo Sean Paul, Akon ndetse n'abandi. Aba ni bamwe mu bahanzi bakoranye indirimbo kandi zakunzwe na P Square. Mu mwaka wa 2007 P Square yashyize hanze album yabo yakunzwe cyane, ino album bise Game Over. Iyi bayicurujemo kopi zirenga miliyoni 8 mu bihugu bitandukanye byo kwisi. Mu mwaka wa 2010 P Square yongeye gutsindira igihembo cya Kora Awards cyatangiwe muri Burkina Faso. Bakomeje gukora bikomeye, bandikwa inkuru nyinshi. P Square muri Afrika iragenda iba nk'ikirango, maze ku yindi migabane no kwisi bahinduka abahanzi bakunzwe bidasanzwe, ahubwo bano wavuga yuko banahagarariye uyu mugabane. Indirimbo yitwa Beautiful nyinye bakoranye n'umuhanzi Ricky Ross. Indirimbo yitwa Personally. Iyitwa Eje Wadro bakoranye n'umuhanzi TI. Bring It On bakoranye na Dave ndetse n'izindi. Zaragiye zirakundwa birenga ubuhanzi, abantu ahubwo batangira no kwibwira yuko ahubwo babazi. P Square kandi uko yaririmbaga indirimbo zigakundwa, ni nako yakomezaga kurwana ku muco wari usanzwe uzwi cyane muri Nigeria, umuco wo guha intebe abahanzi mpuzamahanga, maze abahanzi bo mu gihugu ukabona ntabwo bubashywe ndetse nabwo bahabwa amafaranga ahagije. Icyo ngicyo ni n'ikibazo gikunze kuvugwa cyane n'abahanzi mu Rwanda. Aba bari bamaze igihe batangaje ko barutisha abahanzi mpuzamahanga, ugasanga aribo bahawe agaciro kandi kubarenza, noneho byagera mu guhembwa ukabona yuko babahaye amafaranga make cyane, nyamara abo bahanzi baturutse hanze bo bagahabwa akayabo. P Square iti niba mwifuza yuko abahanzi bo muri Nigeria bazazamuka, kuki mubaha udufaranga duke nyamara abo bahanzi bandi akaba aribo muha amafaranga menshi? Iki kibazo P Square yagikemuye gute? Igitaramo kimwe cyarabaye, maze kino gihe igitaramo cyari cyateguwe n'ikinyobwa cya Guinness. P Square ibwirwa yuko ihawe igihe gitoya cyane cyo kujya ku rubyiniro. Umwe mu bari bateguye igitaramo yabwiye P Square ati, muhaye iminota mike cyane, nimushaka indirimbo yanyu nimwe ntimuyirangize muhite muhaguruka, maze abahanzi twatumiye mpuzamahanga babashe kuririmba. Ibi ngibi byarakaje cyane Peter Okoye, ahita abona yuko abanyamahanga aribo bahaye agaciro kubarusha. Yafashe mikro maze aragenda aho kuririmba, abwira abafana ati bizagira ryari gukomeza gufata abahanzi b'abanyanigeria nk'abacakara b'abahanzi bo mu bihugu by'ibihangange. Ati ibi ngibi ntabwo bikwiriye. Yahise ajugunya hasi mikro ahita ava ku rubyiniro n'umujinya mwinshi. Abantu hano basigaye batunguwe. Uyu munsi bari bateguye kuza kujyana ku rubyiniro na Two Face mu ndirimbo baririmbanye ndetse bari banafatanyije. Abari bateguye kino gitaramo baraje barabinginga, ari nako bari bakitabiriye nabo batangira gusakuza bati ibyo Peter uko yavuze birakwiriye, ni gute abahanzi mpuzamahanga aribo muzana hano mukabaha amafaranga menshi n'umwanya munini, nyamara natwe abahanzi bacu ari nabo baririmba ibintu twumva mu by'ukuri aribo twakabaye twumva. P Square barayinginze banababwira yuko bari buze kubaha umwanya uhagije ndetse yewe bakanatarama igihe cyose babyifuza, bakanabongerera amafaranga. P Square byarangije ku rubyiniro. Kuva uyu munsi umuhanzi wese wo muri Nigeria wajyaga kuririmba yavugaga ibyo yifuza, akanavuga uko yifuza uko ibintu byazagenda, maze kuko bateguye ibitaramo ibyo ngibyo bakabasha kubyumva. Ibyo benshi bemeze ko P Square yitabikora bitari gukunda. Iki gihe kandi abanyanigeria babagiye inyuma bakora igisa nk'imyigaragambyo mu myidagaduro, maze ibintu bibasha guhinduka. P Square kugeza n'uyu munsi ibyo ngibyo iracyabishimirwa. Abahanzi bo muri Nigeria barabizi yuko baba bari imbere y'umuhanzi wari wese waza gutaramira iwabo mu kintu cyose gishobora kuba maze kikaba cyamubangamira, aba agomba kukivuga kandi kikitabwaho. Nyuma yo gukora izo ndirimbo, nyuma yo gukundwa cyane, niki cyaje gutandukanya P Square? Gutandukana kwa Peter ndetse na Paul nk'impanga zari zigize rino tsinda ni ibintu byaje mu rujijo rukomeye cyane ku buryo kugezana n'uyu munsi abafana babo bakiburana ku kumenya neza ukuri kw'impamvu yatumye batandukana. Gusa birazwi yuko Peter na Paul baje kugira ubwumvikane buke nyuma yo gushinga imiryango. Umwunganizi mu mategeko uyu nguyu akitwa Festus Keyamo wafashaga P Square mu mirimo yabo mu mpera z'umwaka wa 2016 yasohoye inyandiko imeze nk'itangazo. Iri ngiri ryari ryasinyweho na Peter Okoye, aho yasabaga yuko amasezerano n'imikoranire mu kuririmba yamuhuzaga n'umuvandimwe we Paul yahita ahagarara. Abafana babo bakibibona barakangaranye, bamwe bananirwa gusobanukirwa ikintu cyatumye bano bavandimwe bafata umwanzuro wo gutandukana, abandi ariko batekereza yuko ari inkuru z'ibihuha. Ahangaha nibwo batangiye guhata ibibazo rino tsinda, ibibazo byinshi. Peter nk'uwabaye wa mbere mu gusaba yuko batandukana, aganira n'igitangazamakuru Guardian Live
yavuze ko atakifuza gukorana business na Paul mu gihe nyamara afite umuryango. Ati nabwo nabasha gushimisha abafana mfite umuryango, mfite no dukorana kano kazi, ndifuza kwikorana ndetse n'ino mikoranire yacu nayo ikagera ku iherezo. Paul amaze kubazwa n'itangazamakuru nawe yaragize ati umugore ashobora kuza ahantu hari amahoro yarangiza akayasenya. Uyu mugore yavugaga abantu benshi baribajije ngo nuwuhe, nubwo atigeze amuvuga, ariko kandi benshi bavuze yuko yavugaga ari Lola wa Peter, kuko ibibazo byabo byatangiye gukara ubwo mukuru we Peter yaramaze gushaka umugore. Ibintu byakomeje kuzamba, abantu bati nta kintu na kimwe nubwo cyawo umugore cyakabaye gitandukanya abantu bavukana, mukwiriye kwicara maze mukiyunga. Umuvandimwe wabo witwa Tony Okoye, uyu nguyu wari unahagarariye inyungu zabo akanawe umujyanama muri bino bikorwa byose bya muzika. Abangaba nyine bitwa ba manager. Ibinyamakuru byanditse yuko Peter yumvaga yuko ahabwa amafaranga menshi, ngo nyamara Paul akumva yuko amafaranga Tony ahabwa ahubwo ari makeya cyane. Ibyo nabyo biba impamvu yo gutandukana kwabo. Ibinyamakuru kandi byanditse yuko Lola umugore wa Peter ngo ari umugore wiyumva cyane, aho uyu mugore w'umumetisi ufite nyina w'Umurusiyakazi akanagira se wo muri Nigeria, abantu bamushinje kwirata ndetse no kwishyira hejuru no kumva yategeka kugeza no kuri uno muryango. Gusa ariko ni ibintu uyu mugore yirinze kuvugaho byinshi, ndetse kugeza uyu munsi iyo abajijwe kuri ibyo ntabwo akunda kubyinjiramo. Nuko batarumvikanaga ku ruhare rwa mwene nyina Tony, uyu nguyu nyine wari ushinzwe inyungu zabo, nabyo biri mu byakajije umurego wo gutandukana. Umwe akavuga yuko nyine Tony ahembwa menshi, undi akavuga yuko ari ayo ngayo akwiriye ahubwo ko ari make. Nyuma y'amezi make izo nkuru zo gutandukana kwabo zivuzwe, mu mwaka wa 2017 abangaba baratandukanye. Buri umwe yese atangira kuririmba ku giti cye batakiri mu itsinda. Paul Okoye yese atangira kwitwa Rude Boy, ndetse kino gihe anakora indirimbo ku giti cye zagiye zigakundwa. Ni mu gihe ku rundi ruhande Mr P nawe yakoze indirimbo kandi birumvikana hanagaragaramo izakunzwe. P-Square batandukanye bamaze gushyira hanze album zigera kuri 6. Izi ngizi zirimo Last Night ari nayo bahereye mu mwaka wa 2003, album yabo ya kabiri bise Get Squared yo mu mwaka wa 2005, iyitwa Game Over yo mu mwaka wa 2007, Danger yo mu mwaka wa 2009, The Invention yo mu mwaka wa 2011. Aho batandukanye bahirukira kuri album yitwa Double Trouble yari yarasohotse mu mwaka wa 2014. Abafana babo nyuma yo gutandukana kwabo ntabwo bigeze babyakira, ukanongera abagize imiryango yabo. Abantu batangiye kubasaba kongera kwiyunga, maze buri gihe baba bari mu binyamakuru mu biganiro. Icyo ngicyo kikaba ikibazo kitashoboraga kubura. Nyuma baje kongera kwiyunga, ndetse banategura kuzazenguruka mu bihugu bitandukanye byo ku isi bakora ibitaramo banamurika album zabo nshya. Aya ni amakuru bari batangaje ubwo baganiraga n'igitangazamakuru cya CNN. Nyamara ariko abasesenguzi b'umuziki bavuga yuko ari ibintu bigoranye cyane ko abafana babo kongera kubizera ari ibintu bitari bushoboke na busa, kuko rino tsinda ryari rimaze kubatenguha cyane. Nibyo koko P-Square kino gihe barasubiranye banakora indirimbo, ariko kandi nyuma amakuru avuga yuko kugeza uyu munsi babongeye gutandukana. Kenshi Peter Okoye ndetse na Paul mu gutandukana kwabo buri umwe akunze gushinja mugenzi w'ibintu byinshi, ariko kandi nanone mu kubisobanura ntiberure ngo bavuge ngo niki cyabaye. Bino bibazo byabo byakomeje kuba urujijo, gusa mu minsi mike cyane ishize nta n'icyumweru kirashira nibwo ku nshuro ya mbere Mr P, umwe mu bagize rino tsinda, yavuze ukuri kose ndetse anasobanurira abantu byinshi kubijyanye n'ibyabaye hagati ye ndetse n'umuvandimwe we. Ahangaha rero ni naho byamenyekaniye yuko umuvandimwe wundi wize impanga, uyu nguyu witwa Jude, uyu wanigeze kuba manager wabo, nawe afite uruhare rukomeye cyane mu gutandukana kwa P-Square. Mr P abinyujije kuri Instagram ye mu butumwa n'ubu ngubu wasangaho cyane yuko ari nabwo buheruka, yaranditse ati muvandimwe wanjye Paul, nkuko nabikubwiye inshuro ndetse n'izindi nyinshi zatambutse, rwose sindi mwihangana nawe cyangwa se n'undi wari we wese, ariko nanone birambabaza cyane kuko ubona buri munsi uri mu biganiro usuzugura umusanzu wanjye mu itsinda twembi nge nawe twubatse. Mu kiganiro giheruka wavuze ko indirimbo zose 99% ari we wazandikaga, ko njyewe indirimbo nanditse twakoranye na TI yahombye. Ibyo ngibyo ukabirenga ukajya no kuri views mu kunsebya ndetse no kunsenya. Niba iyo ndirimbo nanditse na TI yarahombye, izindi ndirimbo zirimo Personally, Temptation, Shekini, Alingo ndetse n'izindi zo kutazivugaho cyangwa nazo zari ibihombo. Muri ubu butumwa bwa Mr P yakomeje yandika ati inshuro zose nge navuze ku ijambo P-Square mu biganiro byose nakoresheje ijambo twe kuko twari itsinda, nyamara wowe aho uvuga P-Square hose uvuga wowe gusa, uba wivuga gusa uti nge
Muvandimwe, muri twembi nta n'umwe muhanzi mwiza wa mbere kurusha abandi ku isi, ariko kuki utabona yuko Imana yaduhaye ino mpano nk'uburyo bwo kwihuza no kwiyunga nyuma yo gutandukana kwacu guheruka? Nyamara wahisemo kugira itsinda ryari rikunzwe cyane kandi rikomeye mu muziki wa Afurika, urihindura ikintu cyo guseka ndetse no gusebya. Ukeneye kumva yuko abafana bacu batari baradukundiye ngo ninde uzi kubyina neza cyangwa se ninde uzi kuririmba kuruta undi. Icyatumaga P-Square yikundwa ni ubufatanye n'imbaraga zikomeye. P-Square yazari imbaraga kandi abafana bari barakunze umuhate n'ubumwe byaturangaga. Nibyo koko twese dufite impano, ndetse kenshi mu biganiro nakunze kuvuga ubuhanga bwawe mu kwandika indirimbo. Ni na gutyo kandi nashimiye undi muntu wese wadufashije atwandikira kimwe n'uwanyandikiye ngewe nka Mr P. Nyamara ariko aho kubona yuko ari impano twahawe n'Imana, ahubwo wahisemo gukoresha ayo magambo nsebya. Mr P muri no baruwa ye akomeza agira ati, aho kwifatanya nanjye ngo twongere duhuze imbaraga, ahubwo wahisemo kwifatanya na mukuru wacu Jude maze muransebya. Wita umwanditsi wa P-Square, ukita umuproducer, umuririmbyi, muri make uri byose. Uri n'umuyobozi wa za video, uri na promoter, muri make uri 100% byari bitugize. Nicuza ko mwaka wa 2015 ubwo wavugaga yuko wanditse buri kimwe cyose mu byari bigize indirimbo za P-Square ntaragusubije, kuko kino gihe nagendeye ku nama z'umuryango, ariko ubu ngubu ndimo ndabyishyura byose. Hanyuma rero muvandimwe, reka nkubaze, ese Rude Boy cyangwa se Mr P ni irihe zina rinini cyane muri aya ngaya kuruta P-Square? Ese buri umwe ku giti cye arimo kuzuza ama arena n'amastade nk'uko P-Square yajyaga ibikora? Ese turimo guca utuye duhigo tw'indirimbo nziza zacu nk'uko byahoze? Turimo gushimisha abaye bafana bidasanzwe nk'uko igihe twari kumwe twabikoze? Buri gihe kenshi nisanga ndi kwibaza icyo wungukira mu kunsebya hamwe no kuncisha amazi. Wasuzuguye umugore wanjye, umuryango wanjye, impano yanjye, ibitekerezo byanjye, unifatanya na Jude mukuru wacu igihe cyose yari mansebya anansenya bidasanzwe. Ibyo waragiye none ubigeza ku rundi rwego, uraza ufata abafana bacu utangira kubanyangisha uvuga uburyo ngo ngiye ngufitiye ishyari. Wakoze buri kimwe ngo banyange, ariko humura ntabwo bazanyanga, ahubwo twese bazatwanga kuko twarabatengushye ndetse twarabababaje. Ndizera ko rwose ubu ngubu wishimye. Ndakwifuriza ibyiza bimvuye ku mutima. Hanyuma ku bantu bajya baza bakanuka muri comments, ndabumva cyane kuko mwagaburiwe ibinyoma maze murabyemera. Munyihanganire nite ku muziki wanjye. Ibijyanye na Jude mukuru wacu ndaza kuza kubivuga mu yindi post maze abantu bose nabyo babimenye. Nyuma y'ino baruwa iri mu mpapuro enye, iyi ngiyi Mr P yandikiye Rude Boy, abantu benshi barababaye cyane maze bandika ibitekerezo byerekana agahinda bari batewe na kuno gutandukana, noneho bisa nk'ibya burundu ko ari no tsinda rya P-Square. Mu yindi baruwa Mr P asobanura uburyo Rude Boy hamwe na mukuru wabo witwa Jude, uyu nguyu nyine wari manager wabo, baciye nyuma Mr P maze bakajya barya amafaranga mu bitaramo, we bakamuha amafaranga make cyane. Nyamara hano babikoraga no mu gihe yabaga yakoze akazi gakomeye. Jude nyuma yaje gukora company ku ruhande abiziranyeho na Rude Boy, maze ino company bayandika ku mugore wa Jude, ariko kandi Mr P akajya akeka yuko hari ikintu Jude arimo gukora, nyamara adatekereza yuko impanga ye Rude Boy nayo ishobora kuba ibiri inyuma. Ahangaha rero nibwo Mr P yatangiye iperereza maze aza kuvumbura yuko Jude abiri inyuma. Ashatse gutanga ibirego ndetse ngo binakurikiranwe, yaje gutungurwa no gusanga atari Jude n'umugore we gusa, ahubwo na Rude Boy impanga ye bose bari bafatanyije. Ahangaha rero Mr P yandika yuko yabajwe cyane ndetse akanatenguha cyane kuko we na Rude Boy kenshi babaga bibaza ku bijyanye n'amafaranga bahomba, nyamara kuva mbere hose uyu we yari asanzwe abizi. Bisa nkaho kuri ino nshuro P-Square yakongera kwihuza maze bagakorana. Ibyo ngibyo ari ibintu bifite amahirwe makeya cyane. Nibyo koko bashobora kwiyunga nk'abavandimwe, gusa kuririmbana ndetse no gukorana akazi, ibyo ngibyo ni ibintu bisa nk'ibikiri kure cyane nk'inzozi. Ubuzima bw'urukundo bwa Peter Okoye ndetse na Paul Okoye ni kimwe mu bintu byakunze kuvugwa cyane nk'impamvu zo gutandukana kwabo. Ese buno ubuzima bw'urukundo ni iki wabumenyaho? Duhereye kuri Peter Okoye, ubuzima bwe bw'urukundo bwamye buzingiye ku muntu umwe bakundanye kuva kera kugeza banabanye nk'umugore n'umugabo. Uyu nta wundi ni umugore witwa Titi Lola Loleta Omotayo. Uyu nguyu akaba ari umugore ukomoka ku Burusiyakazi ndetse n'umunyanigeria. Urukundo rwabo rwatangiye mbere yuko bamamara. Peter avuga yuko umugabo kugira ngo abone umugore w'inzozi hari igihe bisaba umuhate. Bwa mbere Lola yahuye na Peter ubwo P-Square yakoze igitaramo cyari kigamije kwamaza rumwe mu ruganda rukora itabi mu Bwongereza. Ni ibikorwa byo kwamaza uru ruganda
byari byateguwe n'uyu mukobwa wari usanzwe ari inzobere mu kumenyekanisha ibikorwa muri urwo ruganda. P-Square bakirangiza kuririmba, Peter yaje kwegera uno mukobwa Laura nk'umwe mu bari bateguye kino gitaramo, amusaba nimero ya telefone. Umukobwa yarayimwimye, amubwira yuko niba kuko akeneye kuyibona akwiriye kuzayishakisha. Peter Okoye ibyo ngibyo byaramukuriye cyane, maze ahita atangira gushakisha iyo nimero, birangira ayibonye. Maze nyuma aza kwandikira uyu mukobwa, bongeye gupanga guhura, barahura, ndetse nyuma baza no gutangira gukundana. Aba bakunze guhana impano nyinshi nk'igihe Peter yateguraga umuhango wo gusaba Laura yuko yazamubera umugore. Kino gihe yamuhaye imodoka ya Range Rover. Yavuze yuko nta kintu na kimwe cy'agaciro ashobora kubona cyamwereka yuko amushimira ku rwego rwo hejuru. Ati nta kintu na kimwe nashobora guha umugore wanjye, ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane kuba mufite. Ubukwe bwabo bwabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2013 bubera Lagos mu murwa mukuru wa Nigeria. N'ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi b'ibyamamare barimo nka Aliko Dangote, Don Jazzy wa Marvin Records, ndetse n'abandi benshi, abaherwe, abanyapolitike n'abandi bantu bo mu nzego zo hejuru. Peter na Laura baje kubyarana abana babiri, umwe w'umuhungu ndetse n'uw'umukobwa. Umuhungu yitwa Cameron, umukobwa akitwa Leona Okoye. Peter yavuze ko buri gihe we n'umufasha we Laura nubwo batukana bakabwirana nabi cyane, yewe bakaba banashwana, ariko kandi ko bitavanaho yuko bakundana ngo ndetse cyane. Ku ruhande rwa Paul Okoye, nawe urukundo rwe n'urwa Anita Okoye, urukundo rufite amateka yihariye. Uyu mukobwa Paul yatangiye kumukunda ubwo bahuriraga muri kaminuza, gusa Paul yari yatinye kumusaba yuko bakundana kuko ngo yabonaga uyu mukobwa akiri umwana. Nyuma yaje kumucungira hafi, aranamwiyegereza gahoro gahoro kugeza igihe yamusabiye yuko bakundana, maze Anita arabyemera. Anita yahise aba umukunzi wa mbere wa Paul. Igihe kimwe ari kuri Saint Valentin, Paul yasabye Anita yuko yamujyana mu iduka bacururizamo impeta zikoze muri zahabu, maze nyuma amusaba yuko yahitamo iyo yifuza iyo ari yo yose. Anita yahisemo impeta, Paul ahita afatira ahita atera ivi muri ino duka nyine, maze amusaba yuko yamubera umugore. Anita n'amarira menshi yarabyemeye. Ubukwe bwabo bwabaye mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2014, nabwo bubera mu gihugu cya Nigeria. Aba baje kubyarana abana batatu, barimo umwana w'umuhungu bise Andrew, bakurikiza abandi bana babiri b'impanga, umwe amwita Nadia, undi bamwita Nathan. Couple ya Paul ndetse na Anita ndetse n'iya Peter ndetse na Laura abantu benshi bakunze kuzigereranya, ariko kandi ukabona yuko couple ya Paul ndetse n'iya Anita ariyo couple ikunzwe cyane. Abantu benshi bakananga umugore wa Peter bamushinja kuba inyuma yo gutandukana kwa rino tsinda. Nyamara nubwo benshi batekerezaga yuko urugo rwa Peter ari rwo rurimo ibibazo, batanakundana wenda bihagije, ariko mu mwaka wa 2022 ahubwo urugo rwa Paul nibwo byamenyekanye yuko byarangiye, ndetse byanarangiye kera cyane. Muri uyu mwaka Paul yatangaje ko bamaze imyaka igera kuri 4 batandukanye, ko Anita yatse divorce aziza Paul kumuca inyuma. Rude Boy yahise yerekana ahubwo umukobwa w'imyaka 24 basigaye bakundana. Uyu nguyu witwa Ifeyona, uyu mukobwa bari no mu rukundo kugeza ubu. Bivugwa cyane yuko uyu mukobwa Paul ko yashobora kuba amuca inyuma, ariko kandi nyamara urukundo rwabo kubigaragara ku mbuga nkoranyambaga ubona yuko ari urukundo rukomeye. Mu mezi abiri ashize nibwo bimaze kumenyekana yuko Rude Boy ashobora kuba yarakoze ubukwe n'uyu mukobwa. Kugeza ubu ngubu kandi uyu mugore wa kabiri wa Rude Boy aratwite. Amafoto yamaze iminsi abyerekana, akavuga yuko atari uzarota byaye umwana wabo wa mbere, akaba uwa kane kuri uyu nguyu umwe mu bahoze bagize itsinda rya P-Square. Urukundo rwabo rukaba ari kimwe mu bintu bikunze kuvugwa cyane nyuma yo gutandukana k'uyu muhanzi ndetse n'uwahoze ari umugore we. Ivy ni umunyamidelikazi, acuruza imyenda ndetse aranamamaza. Ku mbuga ze agaragara nk'umukobwa ubaho mu buzima buhenze cyane, ndetse kenshi akaba akunze kugaragara yahawe impano n'umukunzi we. Ku bijyanye n'ibihembo bano bombi bahawe, P-Square yatwaye ibihembo byinshi cyane umuntu adashobora gupfa kurangiza. Yahawe ibihembo byo muri Nigeria hafi ya byose, bahabwa ibihembo bitangirwa no hanze ya Nigeria birimo nk'ibyatanzwe na televiziyo ya Channel O ikorera muri Afrika y'Epfo. P-Square kandi yanahawe ibihembo bya MTV Africa Music Award nk'itsinda cyangwa se groupe yahize izindi mu buhanzi. P-Square kandi yanatsindiye ibihembo bitandukanye bya Kora Awards, amarushanwa menshi bagiye batumizwamo yo guhangana. Nibiki bindi wamenya kuri no tsinda rya P-Square? Subabyara Moses Okoye yakoraga akazi ko gucuruza amazi yo kunywa, yaranafite kandi iduka ricuruza maze rikanakora imigati yo mu bwoko bwa za keke z'ubukwe, z'amaniversaire n'ibindi. Uyu Subabyara yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2014, byari ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12, yapfuye azize indwara y'umutima. Moses Okoye uyu bakundaga kwita Jaguar yari umuntu wizereraga mu bumenyi, akumva yuko abana be bazabona imibereho bivuye mu mashuri bize. Gusa
yaje gushimira Imana avuga yuko Imana yahaye abana b'impano yo kuririmba maze bakagera ku buhangange n'ubwamari bwinshi. Ati ntabwo niyumvishaga yuko umuntu ashobora kubigeraho binyuze gusa mu kuririmba. Nyina ubabyara Josephine Okoye nawe yapfuye bitewe n'umutima ni nyuma y'iminsi yari amaze abazwe mu bitaro byo mu Buhinde. Bivugwa yuko nyina ari wari ufatiye runini umubano wa Peter ndetse na Paul, ngo nyuma yo gupfa kwe nibwo umubano mubi cyane hagati ya Peter ndetse na Paul watangiye kuzamba, kuko na mbere ngo iyo bagiranaga ibibazo nyina niwe wabashaga kubunga ndetse akanabahuza. Nyina akimara gupfa, Peter yanditse amagambo akomeye agira ati ubuzima bwanjye bugabanutseho ikintu gikomeye cyane kubera urupfu rwa mama. Ibi ngibi simbivuga kubera yuko ari umubyeyi wanjye, ahubwo kubera n'uruhare rudasimburwa yari afite mu iterambere rya P-Square. Yakomeje agira ati ntabwo nzigera nibagirwa ukuntu yabyukaga ari nijoro akajya kureba ibitaramo twabaga twakoreye ahantu hatandukanye, akenshi na papa wacu atabizi, dore ko papa watigeze yishimira yuko dukora umwuga w'uburirimbyi, ahubwo agahora atubwira ngo tubireke ahubwo twige cyane tugire impamyabumenyi zikomeye. Ikindi kintu Peter ndetse na Paul basanzwe bazwiho cyane nuko basa cyane n'umuhanzi Asha Raymond, uyu nguyu wambaye mu myaka yashize wari unafite umwihariko wo kumenya kubyina bidasanzwe. Benshi rero babashinje kugira n'isano, ariko kandi nyamara nta sano bafitanye. Iri tsinda rya P-Square nubwo kugeza ubu utavuga yuko ari bo bahanzi ba mbere muri Afrika cyangwa se na none mu gihugu cya Nigeria banakomokamo, ariko umurage wabo ndetse n'ibintu bakoze bitandukanye birimo nko guhesha agaciro abahanzi b'abanyanigeria ndetse no gukorana indirimbo zitandukanye n'abandi bahanzi mpuzamahanga bakanazamura izina rya kino gihugu. Ibyo ni bimwe mu byo rino tsinda ritazigera ryibagiranaho. Indirimbo bakoze nazo kuba wazumva ukumva yuko ari nziza cyane, ntabwo ari ibintu byagusaba ubundi buhanga, ahubwo bitabikumvisha yuko umuziki wabo ari ikintu cyari cyihariye cyanatumye kugeza uyu munsi nubwo batakiririmba nka mbere, ariko abakunzi babo hirya no hino ari benshi n'ubundi cyane. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu amateka yabo cya none cyagarukaga ku itsinda P-Square. Turacyari kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye amateka yabo bigaruka n'ubundi ku bandi bantu bazwi hirya no hino ku isi, aho nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine.